nk'ubu Yesu aje kuvuga ati kugira ngo winjire mu ijuru mu kwezi nta cupa somaho. Hey, y'all come look at this. Ukwezi nta cupa nsoma ntibishoboka. Ahubwo ninjye no mu ijuru nzatwara amakese Yesu. Wari n'ibirahure. Kandi Ujya mwiseriye rwose yes. Mu ijuru tuzanywa. Ko tuzatwara n'amakese n'ibirahure. Naam. Wibuka wakuye mu kabari. Ni nyinshi cyane. Twagiye. Inama nakuye mu kabari. Look at this. No kuvumba mu kinyabupfura. Uvuga niba uri umuvumba uraceceka abari kugura bakagura. Data. Ukicecekera kuko iyo uvuze baragusohora. Uri gusakuriza abakiriya kandi uri umuvumba. Iyo ni tekiniki ya mbere yo kuvuma. Ni uguceceka. Ni ukwicecekera ugasoma abari kugura bakaganira. Ukazinywa buturi. None se bibaye ngombwa ko ubona akazi ka miliyoni bakagutegeka kureka inzoga. Akazi ka miliyoni bakantegeka kureka inzoga nakavaho. Nako. Usko bikase. Uretse ko nsambana every munsi buri munsi shaka ijuru. Sirishoro wabikoze. Akoka ntukabeshya. Nararanye n'indaya ebyiri zanyibye na telefone. Oh my god. Uyu munsi umwe namaye bitatu n'undi ma bitatu ndara hagati. Waje nyuma ni wari uryoshye yarafite amata yishaho. Namugeze mu mata ko ndavuga ati kabisa. Na telefone nese nyimba. Urebye urabona ko ari umusore koko urabona ko ariko ageze igihe cyo kuzaswezwerana. Ibyo bintu akabivamo byo kuhora yinyesebura yava ngo ajya no kugura ku biro. Yera numiwe nakubishwe n'intuba nahise nkubitwa n'intuba. Si ndashaka ureke kuba hard. Urubona imbere yawe ari umwari gerageza ube romantique. Oya bebe urabona ko uyu mwana rwose ni sawa. Shut up, everybody. Listen. Urabona uyu mukobwa muhuriye mushuka atari correct vraiment. Hari abakobwa bose basigaye bakunda agapeti. Uziko nsigaye ntangira n'umukobwa ngasinda tarasinda. Bashi bacu basigaye banywa rwose. Bana baravugiye ubugambo bwinshi yakarabonye ikiganiro wakoze uvugavuze ubugambo nk'umuntu wasinze n'ubundi. Ijambo navuze ririmo Helen iri. Oya ndikuvuga. Bashi bacu bakunda basigaye bagotamera urwabo. Nakoze igisikare cya Kongo bari abavuna mweto bose ndabazi. Ariko gusa kona bakubiswe kuri. Babongeze babasanye n'ibukava aho birukiye barabivugishwa ngo zana ko keba naye ngo nago beta yo urabeta ndemabera ngo bakubesa hu. Atuka vraiment c'est pas pour M23 bobeta banyana zimbwa wana. Ukutinya na zimbwa. Bagabanya gasuzuguro. Ma inkaruza ndekwe turashize. Abatuririye inka mwese uyu munsi murarya imbeho. Beka ngwire imyaka 10 yarahise. We pigimewe toka Uri mu buto. Tigmoide gusa abantu. Pigimewe. Abantu babebe. Kandi we kujya umuzana n'umuru kuri nkuru uruzana ngo ruvuge ntago ruzi imyaka rwavuye. Bana gukubitira mu koti nge. Are. Tasyo. Yambaye ibintu byabuze byacitse kambwira gusa uzoreba nambaye imyenda ko. Tuntu tw'udusaza nk'utu tw'indiscipline. Kandi ubwo we indiscipline mu rukora mu nzabo. Kanyombya bazakugire manager w'abasazi kuko wamanaginga abasazi kuko ntago uzuye ufite ikibazo mu mutwe. Kimeze Kibonge ni usigaye yambara ko bapfuye yambara ibitenge. Amazina y'abantu. Kibonge yambara ibitenge.
ni trebe igihe ucumbagiye bamenya ko ari wowe udacumbagiye ni mpamvu ntabwo waba umustar iyo twari nashaka menye nge ndi umustar kure ko ncumbagira Kanyombya nuko Kanyombya ubu tangiye ibyo kurwana wambaye ikoti bambaye ikoti barwana kuko ubu ngubu ntabyo gusekura kuko nagusekura bizi ejo bundi baramfunze ngo nakoze igikorwa cy'urukozasoni bose bariya wakoze iki cyo kumwera harya waramwenza ko mu rukiko nge nari nasomye umuntu ku ikariso ngewe ubwanjye ngewe uretse no kubeshya ngewe tutagiye kure ngewe nanjye ubwanjye nta cyizere nifitiye woga kangahe mu cyumweru noga rimwe mu kwezi Nyesundi kuki umwana utamwita Nyamabona niki tubeshe uwiyaga ukadoba yarabivuze kuko bakuye ngo nsoke bazanyikire ha ngewe na n'ubu butuvugana ngewe niyumva nk'umuntu wapfuye nge naranapfuye ngo ntacyo negereje kuri iyi si nothing I'm waiting to this world for mine to remain to go mu kaburi ntabwo nshaka umugore uretse ikiri hagati y'amaguru yabo nta mugore nshaka uretse ikiri mu maguru yabo kandi abadukunda ujye ubaha imigisha nabo kuko aho abandi baburiye nabo bagiye barara baronse Uzako nakubatije nzovu uzarenge n'abati kuko amazi wabatizwa muke tugiyemo nyuma y'abandi uyu muco kwasigamo inda n'imperi n'ibicuma ico uziko amazi wo bagukarabye uyagabura inguro ya tipfa ngo niyo nyamaswa ihanganira imyanda inguro niyo nyamaswa ihanganira imyanda ariko amazi woza yasomyeho basanga yaguye hariya angana n'imisi naso uzindova mu gihano ngo iyo nkweto yawe ugiye kuyifura mpaka uyikishwe yafatanye imyaka 2 nsigaye ntekereza cyane umutwe ukandya nejo bundi hari umuntu nawe ngiye kwishyura icyabire n'icya 12 nongeraho nkweretse batazari mana kubera kubomora abagore 400 bite hasi binarimo gukora ibintu ku isi bitarabaho kubomora abagore 400 yaba umusayi kuri isayi ko umusayi ko yabomoye abagore 400 mugiyeho umusenge mana umufata umukomeze acika intege ntazongera no kuko babiri bazajya bamunanira yivanze n'inzoga yego itonde akusize ngetu birwana no kwita nzovu niki kindi uje mu rusengero kitari amarido none niyeze guhura n'umujura saa 8 z'ijoro nikoreye intebe nawe yikoreye ingurube yayiba turahura aratambuka nawe ndatambuka nta n'uwasuhuje wowe ubumanzi bwawe wibuka warabutakaje ryari njyewe byaba nko muri 2002 watagiye na kabiri nibwo narongoye umukecuru ntabwo natagiye ari umukecuru witwaga Nyabade twabanaga muri Kongo yaratuye ku musheri ezi ko babyita gusenya Nyabingi umukecuru ubu nababaye umugabo ntago wama rwose bere kitamura ubwo se yamiki kirenze kuba bibamo ku byungu yambwira ngo ni ntanyurage mu maguru kanya twaza umuswera ndagaze bereke karega kuri ai kadata witwa kizanye turashize urabona atari satani imwe mbi bona kabona nakanwa nakazuru nakana to slap him. Jesus!
Wapi hiyo?